Haleluya. 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 Wow, Imana ishimwe cyane. Ndishimye uyu mugoroba. Imana yacu ishimwe rero. Ndanezerewe kandi kubwo intego y'igiterane mwampaye ivuga ngo abagore bahagaze mu cyuho. Ni intego nziza cyane kuko nanjye ndi umwe mu bavutse kubampagarariye mu cyuho. Kubatanzi nitwa Penina Kayitesi Rutayisire. Ndi madamu wa Pastor Antoine Rutayisire. Ndi umumama w'abana benshi cyane n'abuzukuru, ariko ndi n'umumama ukunda Yesu. Reka rero twigire muri gahunda y'uyu munsi. Nari mbabwiye ngo iyi ntego ndayikunda cyane y'abagore bahagaze mu cyuho, kuko ndi imbuto y'umugore wavutse ku bagore bampagarariye mu cyuho. Umugore wampagarariye mu cyuho akansengera nkakizwa. Aho niho hambere nshaka guhera. Mukuru wanjye yakijijwe mbere yanjye. Nge navutse mu muryango w'abantu bakijijwe. Papa yari akijijwe kandi yari umuvugabutumwa. Yaba atari muri Anglikani yari kuba yariswe aposo, kuko yashinze amatorero menshi cyane kuko yakijijwe kera muri revival mujya mwumva ya Gahini. Akomeza atyo ari umusore arinda asaza afite imyaka 99 akigendana na Yesu. Hanyuma rero nanjye mukuru wanjye akijijwe angirira umutwaro aransengera. Nari nkiri muto ariko aransengera kuko twari twarasobanukiwe agakiza. Nubwo twari tudakijijwe, ariko kuba mu rugo rw'umuntu ukijijwe umenya agakiza kari kuyakijijwe neza. Rero yaransengeye mfite imyaka 16 ndakizwa. Yampagarariye mu cyuho. Nagira ngo mperaho tuvuga ku mugore uhagaze mu cyuho kandi neza. Haleluya. Mpereye aho nababwira ngo dufite umurimo, dufite umutwaro wo guhagarara mu cyuho kubw'abana bacu, kubw'ingo zacu, kubw'abavandimwe bacu, kubw'inshuti zacu, kubw'abo dukorana bakamenya Yesu. Haleluya. Rero uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza. Barivuzeho gatoya, ariko Imana ishimwe kubwira ijambo mwahisemo nyabanyakubahwa ndetse n'itimu y'abamama. Abacamanza ibice 4, turava ku murongo wa 4. Ubundi ni igice kirekire, ariko turagerageza dusome imirongo mike. Tuve ku murongo wa 4 tugere wenda kwa 23. Haravuga ngo icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora, umuhanuzikazi Mukarepidoti. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nuko atumira Baraki mwene Abinowamu i Kedeshi Nafutali, aramubwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli yagutegetse ngo genda ukoranyirize i Tabora abantu inzovu imwe, abo Banafutali n'abo Bazebuluni, nanjye nzagushangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi Kishoni, n'amagare ye n'ingabo ze nzamukugabiza. Baraki aramusubiza ati, nuko nitutajyana nzagenda, ariko nutagenda nuko nitujyana nzagenda, ariko nitutajyana nanjye sinzagenda. Reka wenda ngarukira n'ahandi turaza gukomeza. Aha hari inkuru nziza ikomeye cyane y'umugore w'igitangaza. Baramutubwira batubwira ngo Debora cyambere yari umugore nkatwe twese. Haleluya.
kuko baratubwira ngo yari umugore w'umugabo witwa nde? Witwa Lapidoti. Lapidoti yari umugabo we, ni umugore nk'abandi bose ufite umugabo, akaba n'umubyeyi wa Isirayeli. Ariko hejuru y'icyo, mwumva ko yari umugore mu rugo, ariko hejuru y'icyo yari n'umugore ukunda Imana, uzi Imana, ugendana n'Imana, ufite impano z'Imana, kuko yari umuhanuzikazi. Haleluya. Mugende mutekereza namwe abo muri bo. Yari umugore w'umugabo, yari umugore wuzuye impano z'Imana, yari umuhanuzikazi w'Abisirayeli. Ikindi batubwira kuri uyu mugore, yari umugore w'umucamanza, judge, umucamanza w'Abisirayeli. Kandi muri iki gihe, muri igihe cy'abacamanza, niko n'igitabo cyitwa. Abacamanza ni abantu bari bakomeye muri Isirayeli kuko basimbuye Joshua. Murumva ukuntu bari bakomeye. Iyo umuntu yabaga ari umucamanza w'Abisirayeli, yabaga akomeye. Debora yabaye umucamanza, undi wabaye umucamanza akaba n'umuyobozi buriya yari Samweli. Mumutekereze umugore ufite ranka nk'iya Samweli muri Isirayeli. Ntabwo yari umugore woroshye. Haleluya. Ariko hejuru y'icyo yari umugore kandi ari umubyeyi. Hanyuma rero icyabaye cyari gikomeye, batubwira ibyabaye kuko Uwiteka Imana yaramusanze iramuvugisha. Bari bafite ibibazo bikomeye kuko bari batewe. Mu gice cya 5 umurongo wa 6 tumubona aririmba indirimbo ya Debora, indirimbo y'intsinzi. Bari bamaze gutsinda umwanzi wabo, araririmba. Ariko umurongo wa 6 aravuga ngo mu gihe cya Shamugari mwene Anati wo mu gihe cya Yayeli, ibihogere byari mu busa, abagenzi bagendaga basesera mu tuyira tw'uruboko. Abatware b'Abisirayeli bari baracitse intege, kugeza ubwo jyewe Debora nahagurutse, mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisirayeli. Haleluya. Murumva ko byari bikomeye. Abatware bari baracitse intege, bafite ubwoba bwinshi. Icyo gihe ntago nzi ko mukizi, n'igihe kigoye. Gihe cyo guhaguruka nk'icyo gihe, abantu bacitse intege, abatware bacitse intege, ingabo zacitse intege, abantu bose batinye, kugeza aho generali uhagarariye ingabo zose Baraki, ku murongo wa 8 batubwiye ngo Baraki aramubwira ati nuko nitutajyana ntaho njya. Murumva ubwoba bwari buhari uko bungana. Ati ntaho njya, guhagarara mu cyuho. Nibyo tugiye kuganiraho. Guhagarara mu cyuho, hari ibinyarwanda bisigaye bikomeye, nyakubahwa Aposo. Guhagarara mu cyuho ntabwo abantu bapfa kubimenya, cyane cyane urubyiruko mutazi icyuho icyo ari cyo. Kera twebwe twavukiye ahantu habi hakabamo rero n'ibyuho mu ngo, ugasanga hari umwenge nka hariya, ntimureba nka hariya, hakaba hari umwenge mu rugo. Nkuko twari dufite ibipangu, murabona dusigaye dufite ibipangu. Muri cya gipangu kuri gate hakaba hafunze, ariko hari ahantu igipangu cyaguye. Aho hantu ni icyuho. Kandi muri icyo cyuho hanyuragamo ibintu byinshi. Urumva ntiwaryama ngo usinzire, hari ahantu igipangu cyahirimye kandi uzi ko hari abanzi aho hose. Aho rero niho bashyiraga ingabo zikomeye zigahagarara aho hantu. Nagiye muri biriya bihugu byo muri Aziya, mbona ukuntu bubakaga inkiki. Bafite ahantu bagiye basiga ibimenyetso by'ukuntu bubakaga inkike. Bazubakaga ari ndende kandi zubatswe n'ibibuye bikomeye, kugira ngo hatazagira uwinjira mu murwa. Aho rero iyo habaga harimo icyuho bahashyiraga uburinzi. Ubwo burinzi nibwo Debora yagombaga guhagararamo, agakumira abanzi, agakumira babandi babateye. Ntago byari byoroshye. Niba hari umurimo ukomeye, ni umurimo wo guhagarara mu cyuho. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, nakoze mu murimo w'isanamitima n'ubwiyunge. Hari amasesiyo twageraga yo guhagarara mu cyuho. Niba hari igihe cyagoraga abantu nicyo. Nk'ubu ngubu ukaba ufite umuntu
umuvandimwe wawe yariciye abantu muri hamwe muri iyo semina, kandi wowe uri umurokore n'abo bene so mwateraniye aho ari abarokore, ariko nka musaza wawe cyangwa anko cyangwa undi yarakoze ibara mu muryango wabo, ugasanga iyo miryango ibiri iraturanye, ntishobora gusabana amazi, ntishobora kugenderana kubera wa muntu umwe. Hakaza kugira uw'intwari, ndahubwiye ni ubutwari, guhagarara mu cyuho ntabwo ari ikintu cyoroshye, akiyemeza kuza gusabira imbabazi umuryango we, agapfukama akababwira ati ni ukuri twakoze ishyano, umuvandimwe wacu yakoze ishyano, nubwo afunze ariko yakoze ishyano. Twarabanaga, twasangiye akabisi n'agahiye, twasangiye amata, twasangiye ibintu byose, ariko twakoze ishyano. Uwo muntu yabaga ahagaze mu cyuho. Murumva ari ibintu byoroshye? Niba hari ibihe nabonye bikomeye n'ibyo, nanjye nigeze guhagarara mu cyuho muri ibyo bihe cy'abagore. Harimo umusore wari warabonye ibintu bibi cyane, abagore bari barakoze amahano ku musozi w'iwabo, kandi babikorera abagore b'ababyeyi be, b'abavandimwe b'ababyeyi be, babakorera iyicarubozo. Abireba ari umwana w'imyaka 9, biramwafekta cyane ku buryo yari yararahiye ko atazashaka umugore. Tugize icyo giterane, twagiragamo amasesiyo mato mato y'abantu wumva washobora kwaturira. Tujya ahantu arambwira, nararize ndababara, ariko tugarutse muri sesiyo nagombaga guhagarara mu cyuho cy'abagore basaba aricyo. Uzi guhagarara mu cyuho cyangwa se mu ishusho y'umuntu usatyo, wowe wumva utunganye, bifite ukuntu bibabaza. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana ishimwe ku bwa Kristo. Iyo aba ari twe twenyine ntabwo twabishobora, dushobozwa byose nande? Na Kristo uduha imbaraga. Numvise twaririmbana agace gato k'indirimbo y'120, karababwira uko guhagarara mu cyuho bimeze, kandi nuko Kristo yabikoze, kandi nuko natwe uyu munsi aduhamagarira kubikora. Amen. Mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi, kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranu. Yaranshunguye ngo mbuwe, niko kunyishime. Haleluya. Ubwo adapfa singikuye na Yesu, ubwo adapfa nanjye singipfuye. Amen. Uwahagaze mu cyuho bwa mbere ni Yesu. Haleluya. Kuko yasize ubwiza, asiga icyubahiro, asiga byose,
araza kugira ngo tubeho, tubone ubugingo kandi ubugingo bwinshi. Si uko twari beza twasaga n'aba bandi bose bahagarariye mu cyuho twavugaga, twari babi, twarabo kugirirwa umujinya, ariko ku bwa Kristo, haleluya, yaraje tubona ubugingo. Mureke tumuha amashyi. Ibyo rero nibyo Debora yakoze. Wa mukobwa mwiza twabonye wari umucamanza w'Abisirayeli, wa mukobwa mwiza twabonye wakoze imirimo myiza myinshi, wari umuhanuzikazi, Imana yaramusanze. Buriya ntago wahanura utegereye Imana ngo muganire, sibyo? Ntago bishoboka. Imana iza muri presence yayo igihe nawe uyiri imbere. Yari umugore usenga. Kugira ngo ube uhagarare mu cyuho, ukwiye kuba uri umunyamasengesho. Amen. Mwabagore mwe b'i Rwanda, kugira ngo uhagarare mu cyuho, niba ufite ibibazo iwawe, niba ufite ibibazo by'abana, niba ufite ibibazo byo mu rushako, niba ufite ibibazo byo mu bavandimwe, niba ari n'iby'abandi, kuko ntabwo duhagarara mu cyuho mu byacu gusa. Kugira ngo tubashe guhagarara mu cyuho nuko tubanza tukaba abanyamasengesho. Ariko mbere yo kuba abanyamasengesho nuko tubanza tugakizwa. Amen. Kuko udafite Yesu, udafite uwo mwana ntacyo afite, nta bugingo afite. Udafite ubugingo ntushobora guhagarara mu cyuho. Debora rero yari umunyamasengesho kuko yari umuhanuzikazi, ariko yagiye neza. Yaragiye abwira umusirikare mukuru Baraki, aramubwira ati mva, Imana yakuntumyeho. Imana yavuze ngo ibirabirambiwe, ndashaka gushyira iherezo kuri izi ntambara. Haguruka. Kandi icyo gihe ngo ntibanagiraga n'intwaro bari barazibanyaze. Niyo mpamvu yahindaga umushyitsi n'ubwo yari generali. Generali ntashobora kugenda adafite intwaro, ariko twe hamwe na Mwuka Wera dushobora kugenda. Haleluya. Mu gusenga dushobora kugenda, kuko intwaro zacu ntabwo ari nk'iz'abantu, zifite imbaraga zo gukubita hasi ibitekerezwa mu mitima. Mutekereze ibintu dutekereza mu mitima yacu, ariko gusenga kwacu gufite imbaraga ko gukubita hasi ibyo dutekereza mu mitima. Uhumure, kandi Yesu araguhumuriza uyu mugoroba. Wenda hari ibintu wumva bikomeye binaniranye udashobora no kumenya, udashobora no guhangara, ariko humura, intambara yacu ntabwo irwana n'amasasu yayandi afatika n'imbunda. Urugamba rw'intambara yacu rurwanirwa ku mavi, kandi Imana yacu irumva. Nawe uvuge nka Zerubabeli uti, wa musozi we uri iwanjye, wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Urabikibaya. Amen. Haguruka nka Debora uvuga uti, wa musozi we urabikibaya. Debora yarahagurutse, ahaguruka mu mbaraga ze. Ntabwo yagiye nka generali, yagiye nk'umugore. Haleluya. Umugore w'umunyembaraga nkeya, umugore witinya, umugore utinya urugamba. Ese unagira ngo kujya ku rugamba biroroshye uri umugore utarigeze ukora practice? Ariko yaravuze atumva, wa musozi we wiyita iki imbere ya Debora? Urabikibaya. Haleluya. Ariko n'umugaba w'ingabo yari yabibonye, yabonye ko ashize ubwoba. Ariko muzi ko kuba mu Mana bitumara ubwoba? Kuba mu Mana bitumara ubwoba, biduha imbaraga. Uvuga na autorite, umuntu yakureba akayoberwa icyo uri cyo, akagutinya. Ibyo byabaye ku mugaba w'ingabo, byaramucanze. Arangije aravuga atumva rero Debora, ndabona wowe ufite ishyaka, ndabona ufite umwete, ndabona ufite imbaraga, ndabona ufite inkomezi. Nitutajyana ntaho njya. Ntabwo nzi mu ngo zanyu uko bimeze, ariko hari abagabo benshi bameze nk'aba ngaba ba Baraki. Avuga ati umva, nutange inyuma ntaho njya. Barahari. Ikindi rero mutazi mwa bagore mwe b'i Rwanda, buriya abagabo bakunda appreciation, bakunda gushimwa, bakunda guterwa umwete, bakunda kwankurajwa. Muha encouragement. Iyo bimubwiye ashobora guterura imisozi, ariko iyo wamuciye intege ararambarara.
icyo nicyo Debora cya mbere yakoze. Amubwiye ati nututajyana ntaho njya, yaramubwiye ati haguruka tugende. Kandi rwose nta training yari yarigeze abona ya gisirikare, ariko yari afite Mwuka Wera. Haleluya. Aramubwiye ati giye tugenda gusengera. Nawe ujye ubwira wa mutware wawe n'abandi uti humura ndagusengera. Uza ko kantu ukuntu kafasha benshi. Humura ndagusengera, komera turi kumwe. We kubibwira umutware gusa, no mu itorero abakozi b'Imana bakenera ubabwira ngo humura turagusengera. Ba Debora, musengera abayobozi b'itorero, mubafata amaboko, mubasengere mubikuye ku mutima, mubasengere mwamenye ibyo barwana nabyo, kuko uyu mugore mwiza w'intwari yarazi ibyo arwana nabyo. Yaravuze ngo abatware b'Abisirayeli ku murongo wa 7 ngo bacitse intege mu gice cya 5, ngo kugeza ubwo jewe Debora nahagurutse ndi umubyeyi wa Isirayeli. Ntago byari byoroshye. Hari igihe abatware bacika intege, ari abatware bacu hari igihe bacika intege, hari n'igihe abatware bo mu itorero bacika intege, hari n'igihe abatware bo mu kazi bacika intege, hari igihe ducika intege. Ariko niba uri Debora ukaba uri umunyamasengesho, hagarara mu cyuho ubabwire ngo mwicike intege, nimukomere, kuko uru rugamba si urwanyu, uru rugamba ni urw'Uwiteka. Amen. Kandi Debora uretse gutera umwete Baraki, ntabwo yamuteye umwete gusa, ahubwo yaranahagurutse ashyiramo amaboko. Haleluya. Yamuteye umwete, ariko arangije nawe barajyana. Uru rugamba rwatsinzwe n'abagore, kuko ntabwo ari Debora wenyine, haje kuza n'undi witwaga Yayeli, hanyuma bamuhungiyeho umugaba w'ingabo zari zibateye, babirukankanye, bahabye, byabashobeye, ahungaze ngo ahungiye ku muranga ati ngwino nkuhungishe rwose ngwino. Sisera araza amushyira ahantu aramuryamisha, ariko mfite inyota, ati humura ndakwakira, muha amata, ariko arangije asinziriye. Niwe watsinze urugamba. Haleluya. Tukade story short kugira ngo tuyigire ngufi, nuko yarangiye abagore batahana intsinzi, ariko icyubahiro kibi cyande kibi cy'Imana yacu. Turashoboye iyo turi kumwe na Yesu. Hari abantu benshi bahagaze mu cyuho, dufite ingero nyinshi muri Bibiliya z'abantu bagiye bahagarara mu cyuho. Ntabwo ari Debora wenyine, hari benshi cyane. Ugiye muri Bibiliya ukareba ingero za Mose, niba hari umuntu uhagaze mu cyuho inshuro nyinshi ni Mose. Mose we yahagarariraga mu cyuho iteka ubwoko bwe. Ntoze mbwira aposo, mbwira ntigiye mfite urubanza, kuko papa ajya gutaha yasize atanze umurage, abwira wo mu muryango twese yaduhamagaye n'abuzukuruza n'utwavutse twese aduha umurage. Aratubwira ati nagendanye na Yesu ntacyo namuburanye, ibyo mfite byose niwe wabimpaye, ubutunzi bwose mfite niwe wabumpaye, abana bose mfite niwe wabampaye, ibyo mfite byose umurage wanjye ni Yesu. Ndamubwira nti rero iyo mbona abuzukuru n'abuzukuruza, ntabwo ndimo mbona bagendera muri za ntambwe z'umusaza, kandi yasize atanze uwo murage. Numva nanjye mfite ikinkomanga ku mutima ko nkwiye guhagarara mu cyuho kubw'umuryango wanjye. We bimeze bite? Tubikunda kwiririmbira abarokore muri iyi minsi. Yahoza nsharenjinga agiye buriya nakiriye nyakubahwa, yansharenjinze ngo dusigaye dukunda urusengero. Kabisa nibyo, turanezerwa tugasirimba tukishima tukikunda, ariko hanze aha barimo bararimbuka. Kandi turabizi yuko mu ijuru haba umunezero uyu muntu umwe gusa ihane, ariko ni wewe nanjye dukwiye kuba ba Debora. Ntabwo ari ibintu byoroshye, nabwiye guhagarara mu cyuho ntabwo byoroshye, no kudusohora ngo mujye hanze kubwira abantu ubutumwa ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari igihe kimwe twigeze kugira ishyaka nk'iryo mu Giporosi wacu, bitangiwe na pastor nyine aragenda ajya ahantu hitwaga muri koridoru, bavuga ubutumwa, haza abagore b'indaya benshi, hanyuma 62 barakizwa.
bamaze gukizwa batangiye kujya bavuga inkuru zabo, abagabo baratubwira ati muzi ibindi aha ntabwo ari ahacu, bigirayo bati rero abagore nimuze nimwe mwakumva izi nkuru ntabwo ari izacu. Umunsi umwe ndaje nicarana nabo n'utwana twinshi twabo, batangiye kumbaza ibibazo, mbura ndeba hejuru. Uzi ibibazo babazaga? Cyambere, se ko mbivuyemo aba bana baratungwa n'iki? Nawe wareba uti koko se baratungwa n'iki? None se ndababwira ngo ndabatunga, kandi bari bafite abana hafi 100. Tukoze assessment tumenya amakuru, dutangira kubegereza mu matorero shingiro, babegera babareba ntibihure, kuko twamenyereye urusengero tuza dusa neza, dufite indirimbo turirimba, dufite ukuntu twiberaho, ntago dusa nabo. Siko bimeze? Umva nahoze mbwira Poso ngo mu gicaniro cy'ububyutse mwongere mudutyaze, uko icyuma gityaza ikindi muze mudutyaze, kuko ntago twabibasha, twaragimbye. Niko bimeze? Ndabeshya Beneda? Twarabyimbye. Kugimba ntago nzi ko mubizi, urubyiruko bura ntago babizi. Icyuma iyo kitagikata kiba cyaragimbye, bagomba kubanza bakagityaza. Natwe dukeneye gutyazwa kugira ngo tubashe guhagarara mu cyuho. Byaratugoye ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo. Buriya twe dutera agatambwe kamwe, yigatera 99. Yateye 99, Imana ishimwe bariho kandi baracyakomeje. Ariko icyo nshaka kubabwira, nubwo tubyifuza guhagarara mu cyuho ntago byoroshye. Ntago byoroshye. Guhagarara nka Debora, ubu twabyumvise turumva ari byiza, koko turi abagore b'intwari, turashaka kuba ba Debora, ariko umunsi byatugezeho ntago byoroshye, ariko birakwiye. Biradusaba kurara amajoro dusenga, birasaba kongera ibihe byacu byo kwiriza ubusa, birasaba kongera ibihe byacu byo kwegerana nibura ababiri barutumwe. Haleluya! Hari icyo wateruye cyakunaniye, ahari ugiteruranye na mugenzi wawe cyahaguruka. Ntabwo nzi uko umwuka wera ari buvugane nawe muri uyu mugoroba, ariko birakenewe. Mose rero ari mu bantu bahagaze mu cyuho inshuro nyinshi, ariko akamvuga inshuro imwe. Agiye ku musozi, Satani ni umugome kandi ntawatinya. Agiye ku musozi, amazeyo iminsi 40 imbere y'Uwiteka aryohewe, nkuko namwe mugiye kumara iminsi iki cyumweru muryohewe hano. Ariko inyuma hariya ntimuzi ibyo Satani arimo kuhakora. Mukomeze kuhasengera. Haleluya! Musengere inyuma hariya, kuko ubwo muri aha nawe afite imigambi. Mose ari ku musozi arimo arasenga iminsi 40 imbere y'Uwiteka, ijoro n'amanywa yamanukaga y'Uwiteka ngo arabagirana. Haleluya! Ibyo bihe murumva bitaryoshye. Aje yikoreye amategeko 10 yanditse ku mabuye. Mutekereze kwandika ku mabuye, ntago byari byoroshye. Ageze mu bwoko bwe asanga bwiyandushe, baberenge igishushanyo cy'inka. Aroni niwe ubari imbere, niwe wakibaremeye, barimo barakiramya. Imana iramubwira ngo umva, uzifuhe ryanjye, mva imbere mbarimbure. Umugaragu w'Imana Mose arambarara imbere y'Uwiteka, atoya nyakubahwa, Abisirayeli abanyegiputa bazavuga ngo iki kuko bumvise ko wabazanye ukabarimburira hano, babarira ubabarire. Asaba imbabazi. Ubwo n'ubwa mbere, inshuro nyinshi yahoraga basabira imbabazi, kuko bari ubwoko buhora bucumura. Icyo nicyo duhamagarirwa, kuba ba Debora bahagarara mu cyuho. Sinzi biri wawe, sinzi biri mu baturanyi, sinzi biri mu muryango, sinzi biri mu kazi, sinzi biri hehe no mu gihugu, ariko biradusaba kumera nka Mose, kugira umutima ukunda abo tuyoboye, ukunda abantu bacu, ubagirira umutwaro, tukabagararira mu cyuho. Undi muntu wahagaze mu cyuho na Aburahamu asengera Sodomu. Yo bamunyuzeho mu itangiriro, nk'undi icyo gice cya 18 cy'itangiriro, bihereye ku murongo wacyo wa 18,
Uwumva ukuntu yagiranye ikiganiro cyiza n'abamarayika, nta kintu twakora tutabwiye umugaragu w'Imana Aburahamu, kuko azahinduka ubwoko bukomeye. Bamubwira ibintu byiza, barangije baramubwira ati ariko ubwo turi aha turimo turagiye Sodomu kuharimbura. Kandi yibuka ko hariyo Loti, hariyo umuryango we. Aravuga ati ariko si nyakubahwa Mana, warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Undi ati ibyo ntibikabe, ntago nabikora rwose, sinjya nkora nk'ibyo. Arangije aramubwira ati none se nusanga abakiranutsi 50 hari ahantu uzaharimbura? Ati rwose abo nimpasanga yo sinzabarimbura. Arakomeza aringinga, hagarara mu cyuho, ageza ku 10. Ageze ku 10 aravuga ati ibyo ari byo byose, hari ahantu kuva Loti ariyo n'abana be n'umuryango 10 ntago bazabura. Arekeraho, wenda niyo ageza kuri umwe disi Imana yari kwemera. Umva, nuhagarara mu cyuho ntukarambirwe, gikomeza winginge, aharaho Uwiteka azakugirira neza. Amen. Ntukarambirwe. Aburahamu yararambiwe ageze ku 10. Arambwira ati ntacyo n'iryo 10 nindi asanga ntari hari. Havuyemo Loti, umugore ageze mu nzira, kuko iby'isodomu byari byaramwuzuye, kandi Imana yatanze itegeko ngo ntimurebe inyuma. Ajya kureba ibere Sodomu, babaye ikijyonjo cy'umunyu. Ajyana n'abakobwa be, nabo bari bafite Sodomu muri bo. Bageze aho bahungiye, Imana yabashyize, bati ntituzabona abagabo basindishije papa wabo ababyayeho abana. Mwumva ibyo bintu ko byari biteye ubwoba. Ariko Imana ishimwe ku bwa Aburahamu, yahagaze mu cyuho. Undi wahagaze mu cyuho ari nawe nanone nshakaho ko tuhasoma n'umugabo witwa Yeremiya. Umva, abahagaze mu cyuho ni benshi, ntago nabasoma uyu mugoroba bose ngo mbarangije, ariko reka dufatemo bake. Amen. Yeremiya ibice 9, kuva ku murongo wa 16 twisomera imirongo mikeya. Yeremiya ibice 9 kuva ku murongo wa 16. Aya ni amagambo Yeremiya yabwiraga abagore, kuko aho atangirira abavuga ibyaha byinshi, agahinda kamwishe kamwanuye, ageze ku murongo wa 16 asanga ntago yakwikorera uwo mutwaro wenyine, afata gahunda yo guhamagara n'abandi. Aravuga ngo Uwiteka Nyiringabo avuga ati mutekereze kandi muhamagara abagore bazi kuboroga bazi, mutumire abagore b'abahanga bazi, kandi batebuke batuborogere, kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba, n'ibihene byacu bihongobokemo amazi. Kuko ijwi ry'umuborogo ryumvikanye riturutse i Siyoni, riti yemwe ko twanyazwe. Murumva, dukozwe n'isoni cyane, kuko twataye igihugu kandi badusenyeye ingo. Ariko nimwumva ijambo ry'Uwiteka mwa bagore mwe, kandi amatwi yanyu yakira ijambo ryo mu kanwa ke. Mwigisha abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigishe umuturanyi we kuganya, kuko urupfu rwururiye mu madirishya yacu, rukinjira mu manyumba yacu, rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira. Murumva ayo magambo? Ahantu bari mu bihe bitoroshye, urupfu rwinjira mu madirishya rugatwara abana n'abasore bari mu nzira. Ati mwa bagore mwe mwarabyaye, niba muzi gise nimuze turire, mumfashe. Uyu ahagaze mu cyuho, kandi iki ni igihe cyo kurira. Nk'uko twaranyazwe, ingo zirasenyuka. Umva, ababa muri za counseling mwadufasha murabizi cyane. Ingo urugo rurashinga uyu munsi, rutamara umwaka, nta rumara umwaka rukaba rwatandukanye. Kavuga utari ko ibi niki, twaranyazwe. Urubyiruko ibiyobyabwenge byararwangije, twaranyazwe. Agakiza ntako, twaranyazwe.
twaranyazwe, akavuga ati nimuze murire, mumfashe kurira, turirire aba bantu, turire abantu bacu, turebe ko Imana yatugirira neza bakagaruka. Twirwa tuvuga ububyutse, ngira ngo aposo wanyu ari mu bantu bavuga ububyutse cyane, si bya aposo? Aposo avuga ububyutse pe, Imana imuha umugisha, kandi ntabuvuga gusa, aranabukorera, kuko azi ko twanyazwe, yarabibyumvise. Kugira ngo ubashe guhagarara mu cyuho, nuko ubanza ukagira uyu mutwaro ungana n'uwa Nehemiya, ukumva amarira, waryama ukarira, wakwicara ukarira, wareba ukarira. Kera twari dutuye hariya hafi na stade mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, na nyuma yaho twari duhatuye. Hari ahantu habi kuko hari abaminwari, hakaba indaya nyinshi. Iyo navaga ku rusengero nazaga n'amaguru, ntabwo twari dufite imodoka, nkanyura muri izo karitsiye ndeba ibihakorerwa. Iteka nazamukaga ndira, ndizwa n'ibyo mpabona, navuga iyi Sodomu n'Igomora bidukikije bizabyara iki? Wowe iwanyu bimeze gute? Amaso yawe arabona, amatwi yawe arumva, bimeze biti? Aho ni mwanyazwe? Ese urabibona ko mwanyazwe cyangwa ntabyo ubona? Mfite mabukwe umukecuru, afite imyaka 88, aherutse guherekeza abuzukuru aba mu rugo iwacu, aherutse guherekeza abuzukuru n'umukobwa wanjye, abageza kuri gate. Ubundi ntabasha kugenda cyane, ariko yarihanganye aramanuka agera kuri gate. Duturiye kaburimbo rero, arahagarara areba ibihanyura. Nimugoroba tuganira, arambwira ati mwabana, ati biriho muri iki gihe nti? Atuzi ko nabonye umukobwa wurira moto atambaye ikariso. Numva ubwoba buranyishe, ndavuga mama warabibonye? Ati narabibonye, ni muri iyi minsi bimeze nawe, mujye mubasengera. Twaranyazwe, ariko ubwo murabyumva ibyo bintu, twaranyazwe. None se mwabagore mwe, nanjye kamvuge nka Yeremiya, nimwumva ijambo ry'Uwiteka mwabagore mwe, ngo mutekereze kandi muhamagara abagore baboroge, kandi batebuke batuborogere, kugira ngo amaso yacu avemo amarira, n'ibihene byacu bihongobokemo amazi, kuko hari ibibazo hanze aha. Mureke turirire ibibazo biri iwacu. Uwo ni umuntu wahagaze mu cyuho. Yeremiya arangije ntiyahagararamo wenyine, aravuga ati ariko abadufashe ibi bintu ni bande? Ni abagore. Haleluya! Ariko abagore muzi ko muri intwari cyangwa ntabwo mubizi? Mukomereye se amashyi, muri intwari. Kandi na Yesu arabizi ko turi intwari. Muzi abagore bagiye ku gituro, bari abagore. Haleluya! Bari abagore nabo ntabwo bari basanzwe. Ku gituro mu kare mu ruturuturu bakajya gushaka Yesu. Abagore turi intwari. Ariko mwari muzi ubutwari bwacu ntabwo buba mu mbaraga, buba mu mutima. Amen. Buri rugo rufite umugore w'umunyarwanda yari yararurebye, aravuga ngo ukurusha umugore akurusha iki? Akurusha urugo. Muzi impamvu? Turi amasima afatanye ibintu. Urugo ruri mu mugore mwiza, ibintu byose biba biri ku murongo bifatanye neza. Amen. Iyo yavuyemo nabyo birashwanyagurika. None se mwabagore mwe, muzi ko muri ba Debora, muzi yuko tugomba guhagarara mu cyuho? Uyu mugoroba ndagira ngo tubitekerezeho, tubifatire umwanzuro. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo twakwishoboza. Uyu murimo urakomeye. Muzi udushoboza? Haleluya! Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Amen. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Katurebe mu Baroma, ni naho ndangiriza. Abaroma 8, umurongo wa 27 wa 26 n'uwa 28. Dushobozwa na Kristo, dushobozwa na Mwuka Wera. Haleluya!
reka mbabwire ntabwo twakwishoboza, uru rugamba rurakomeye, ariko muhumure, abo turwana nubwo atari abafite inyama n'amaraso, hari abadushoboza, umwuka wera aradushoboza. Ushobora kwicara hano ukarwana urugamba ruri muri Amerika kandi ukarutsinda ku bwa Kristo. Haleluya! Ntugire ubwoba, ntagire ibigutera ubwoba. Ayo magambo aravuga ngo ku murongo 26 na 27 mu Baroma 8, haravuga ngo uko ni kumwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amen. Ntabwo twe twakwishoboza. Haleluya! Dushobozwa byose nande? Na Kristo uduha imbaraga. Kandi dushobozwa byose na mwuka wera, kuko atunihira iminiho. Aya magambo genda yakunda cyane, nta na rimwe, nta munsi w'ubusa nsenga ngo ne kubwira mwuka wera nsoza ngo mwuka wera uzi byose, uzi ibyo nzi, uzi ibyo ntazi, ndakwinginze ngo usigare unihira iminiho, habe musigira. Haleluya! Abaririmbyi bahoze bareba ririya jambo riri hariya rivuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Amen. Uwo ni Yesu, ariko mwuka wera niwe ukunihira iminiho. Ntabwo nzi iminiho ufite uyu munsi. Ushobora kuba uhagaze mu cyuho igihe kirekire urushye, ariko humura, Yesu aracyari ku ngoma. Uko yararejo n'uyu munsi niko akiri kandi niko azahora. Haleluya! Bwira uyu munsi uwo musozi umazeho igihe, ubwira uti wa musozi we wiyita iki imbere ya Yesu? Wa musozi we wiyita iki imbere ya mwuka wera? Urahinduka ikibaya, kuko atari jye ubivuze, ahubwo kuko ari Kristo ubivuze. Haleluya! Mureke twinginge mwuka wera, hahandi byananiranye, aze adufata amaboko, aze atunihira iminiho, aze aturwanira urugamba, aze atuneshereze. Ntabwo twebwe twakwishoboza, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Reka dufate umwanya dusenge. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye mwuka wera, uko wari uri n'uyu munsi ni kukiri kandi kuzahora. Wabanye na ba Mose urabatabara, urabaruhura, ubashoboza byose. Wabanye na ba Aburahamu bagenda urugendo rutari ruboroheye, baca mu misozi, baca mu mataba, ariko yarangije ari sekuruza w'abizera. Wabanye na ba Paulo, wabanye na ba Petero, wabanye na benshi, tugoswe n'igicu cy'abahamya. Haleluya! Wabanye na ba Debora, wabanye na ba Esther. Abahagaze mu cyuho ni benshi, ntago twabavuga ngo tubarangize, ariko uko wari uri n'uyu munsi ni kukiri kandi kuzahora. None Mwami, muri twe harimo imisozi myinshi tumaze igihe tunihira itava mu nzira, ariko uyu munsi mwuka wera turakwinginze ngo tunihire iminiho. Iyi misozi ihinduka ibibaya mu izina rya Yesu. Kandi duhumura amaso, tubashe kubona Mwami, twe kubona nk'abantu, tubone iyo misozi ariko tubone n'ingabo zidukikije zije kudutabara. Haleluya! Duhumura amaso, duha amatwi yumva, kugira ngo tubashe kuririra no kunihira ibyo twabonye, ibyo twumvise, kandi umanurwe no kudutabara.
wabwiye ubwoko bwawe bwo bwari muri Egiputa ngo numvise kuniha k'ubwoko bwanjye, ngo numvise imibabaro yabo, ngo none manuwe no kubagirira neza. Reka natwe wumve kuniha kwacu. Aba badamu bashyize imbere yawe iyi theme, iyi ntego ivuga ngo barashaka kuba ba Debora bahagaze mu cyuho. Mwami, bambika imbaraga zidasanzwe, bambika imbaraga z'umwuka, bagota imbere n'inyuma, bashoboze, bahagurutse muri iki gihe cyacu. Duhagurutse kugira ngo nyakubahwa dukore iby'imbaraga, tuguheshe icyubahiro. Muri iki gihe icyubahiro cyawe turagikeneye ko kigaruka mu ngo zacu. Icyubahiro n'igitinyiro byawe bigaruke mu ngo zacu. Icyubahiro n'igitinyiro byawe bigaruke Mwami mu itorero. Icyubahiro n'igitinyiro byawe bigaruke aho dukora. Icyubahiro n'igitinyiro byawe bigaruke Mwami mu gihugu. Reka icyubahiro n'igitinyiro cyawe bigaruke, kuko kugira ngo ububyutse tububone nuko hagaruka icyubahiro n'igitinyiro cyawe. Mwami, turakwinginze kuko uko wari uri n'uyu munsi ni kukiri kandi kuzahora. Ngwino wiheshe icyubahiro. Dusengeye iki giterane kugira ngo Mwuka Wera uganze, abari wowe uvugana natwe, ari abari kure, ari abari hafi, abazakurikira ubutumwa bose. Turisengera kugira ngo ukomeze uduhagurutse imbere mu mitima, kuko Debora ntabwo yahagurukanye n'abandi, yahagurutse wenyine. Ari umugore arahaguruka agendana na generali w'ingabo. Mwami, turasenze ngo natwe uduhagurutse mu mbaraga zidasanzwe kandi udukoreshe iby'ubutwari mu gihe cyacu. Urakoze kandi ubwo tugenderera, ntusige n'abagabo bacu, ntusige n'abana bacu, ntusige n'ibyacu byose, kuko igihe bavaga muri Egiputa Mose yabwiye Farawo ngo nta numwe tuzasiga. Natwe ntawe dushaka gusiga inyuma, reka tujyane n'abacu bose. Mwami, ngwino udushoboze, utujye imbere. Ku manywa utubere inkingi y'igicu, nijoro utubere inkingi y'umuriro, utuyobore kandi udushoboze mu izina rya Yesu. Amen.